Muraho neza bakunzi ba STV Rwanda, turabashimira uko mukomeza kudushyigikira no gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi turabagezaho andi makuru mashya atanzwe na Dr Nicholas, umuyobozi wa Pi Network. Dr Nicholas yagarutse ku iterambere rya Pi Network, aho yavuze ku cyerekezo cy'ubucuruzi bwa Pi uko igenda ikura mu rwego rw'isi, ndetse n'imbogamizi zimwe na zimwe ziri mu nzira yo gushyira Pi ku isoko rihamye. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel, nk'uko mwabinsabye kujya mbagezaho amakuru mashyashya kandi y'ako kanya. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro, kandi reka duhe ikaze umuntu wese wakanze subscribe, ndetse kandi duhe ikaze n'umuntu wese mushyashya. Reka mubwire ati uri umuntu w'ingenzi cyane, uri uw'agaciro kuba wakiritse kuri ino video. Nawe twakubwira ati ikaze mu muryango mugari, kwiyandikisha ukajya ubasha kubona update zose zijyanye na Pi Network. Dr Nicholas kandi yagarutse kandi ku buryo abakoresha Pi bakwiye gukomeza kwihangana no gukorana ubunyangamugayo mu rugendo rw'ibikoreshwa rya Pi, ndetse anibutsa ko ari ingenzi gukomeza gukoresha Pi mu bikorwa byemewe kugira ngo isi ibone agaciro kayo nyako. Yavuze ko gahunda yo gufungura mainnet yose izakomeza gukorwa mu byiciro, kandi abashishikajwe no gucuruza Pi bagomba gukomeza kwitegura igihe cyiza kizagera. Ikindi kandi Dr Nicholas yanasobanuye ibijyanye n'iterambere rya ecosystem ya Pi, aho hateganyijwe imishinga myinshi izafasha abacuruzi n'abakoresha Pi kuyibyaza umusaruro. Yagize ati twifuza ko Pi iba igisubizo ku bantu benshi cyane, bityo ibikorwa bigomba gukorwa neza kandi mu mucyo. Arongera avuga ati mwibuke kandi no gukomeza gukoresha Pi mu buryo bwiza, ari nabwo buryo bwonyine buzongerera agaciro Pi Network. Iryo akaba ari itangazo rya Dr Nicholas yabashije kugeza ku bantu bose ba mininga cyangwa se bakoresha Pi Network mu muryango mugari wa Core Team. Yabashimiye cyane kandi ko mukomeje kumayininga ndetse no guhesha agaciro Pi Network. Ayo ni amagambo yose yagiye agarukaho na Dr Nicholas. Rero wabasomeraga rino tangazo ndi Gasigwa nk'ibisanzwe, nk'uko nabibabwiye. Murakoze cyane kubw'igihe cyanyu, kandi turabashimira abageze ku musozo w'iyi video. Mwibuke gukomeza gukurikira STV Rwanda no gusangiza abandi kugira ngo bakomeze guhabwa amakuru agezweho ku ikoranabuhanga, cyane cyane ku byerekeye cryptocurrency, Pi Network, ndetse n'ibindi byose bijyanye no kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kandi murakoze cyane, Imana ibahezagire.